Nyagasani Imana yacu, aha twinjiye kuri buri munsi udufashe tuze guhasohoka turi abanyakuri, kuko Yezu mwiza uri umunyakuri. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure muze tugendere mu kuri kuduha kuba mu bwigenge. Kuri uyu wa gatatu w'icyumweru cya gatanu cy'igisibo, tariki 6 Mata 2022. Isomo ryabaye mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, umutwe wa 3, umurongo wa 14 kugeza kwa 20, wa 24 kugeza kwa 25, n'uwa 28. Umwami Nebukadinezari abaza arakaye ati, mbese byaba ari ukuri koko Shadaraki, Meshaki na Abidenego ko mwaba mudakorera imana zanjye kandi ntimuramye ishusho rya zahabu nyimitse? Noneho se mwiteguye ko nimwumva ijwi ry'akarumbeti, umwirongi, igitari, umuduri, iningiri, inanga n'ibindi biririmba, muzapfukama maze mukaramya ishusho nabumbishije, mutariramya mugahita mujugwa mu itanura rigurumana? Icyo gihe se nihe mana izabamvana mu nzara? Shadaraki, Meshaki na Abidenego basubiza umwami bati, shobuja Nebukadinezari, ntabwo ari ngombwa kugira icyo tugusubiza kuri iyo ngingo. Shobuja, niba imana yacu dukorera ishobora kudukiza itanura rigurumana ikatuvana no mu nzara zawe, izaturokora. Nitanabikora kandi shobuja, umenye ko tutazakorera imana zawe cyangwa turamye ishusho rya zahabu wimitse. Nuko umwami Nebukadinezari ararakara cyane, arabisha kubera Shadaraki, Meshaki na Abidenego. Ategeka ko bacanira itanura rigatukura kurusha uko bisanzwe, ategeka abanyangufu mu ngabo ze kuboha Shadaraki, Meshaki na Abidenego, bakabajugunya mu itanura rigurumana. Abasore ko ari 3 basingiriza Nyagasani rwagati mu ndimi z'umuriro, maze umwami Nebukadinezari abumva baririmba. Nuko umwami arumirwa, ahaguruka n'ingoga, maze abaza inkoramutima ze ati, bariya abantu uko ari 3 ntitwari twabajugunye mu muriro baboshye? Baramusubiza bati, nibyo rwose shobuja. Aravuga ati, nyamara ndareba abantu 4 bataboshye bariho bitembera mu muriro ntacyo baganya, kandi uwa 4 arasa n'umumarayika. Nebukadinezari niko kuvuga ati, nihasigwe imana Shadaraki, Meshaki na Abidenego, yohereje umumarayika wayo gakiza abagaragu bayo. Barayiringiye, banga kumvira itegeko ry'umwami, bahitamo gutanga imibiri yabo aho gukorera cyangwa gusenga indi mana uretse imana yabo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Indirimbo idufasha kwakira isomo rya mbere niyo mu gitabo cya Daniyeli n'ubundi, indirimbo ya Daniyeli. Himbazwa kandi uratwe iteka ryose. Singizwa Nyagasani Imana y'abasokuruza bacu, nihasingizwe izina ryawe ritagatifu ryuje ikuzo. Singizwa mu ngoro y'ikuzo ryawe ritagatifu. Singizwa ku ntebe yawe y'ubwami. Singizwa umenya iby'ikuzimu. Singizwa utetse ku bakerubimu. Singirizwa mu bushorishori bw'ijuru. Himbazwa kandi uratwe iteka ryose. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Yohani, umutwe wa 8, umurongo 31 kugeza ku 42. Muri icyo gihe Yesu abwira Abayahudi bari bamwemeye ati, nimukomera ku ijambo ryanjye, muzaba mubaye abigishwa banjye by'ukuri, kandi muzamenya ukuri, maze ukuri kuzabahe kwigenga. Baramusubiza bati, turabo mu nkomoko ya Aburahamu, nta wigeze atwigarurira. Watubwira ute ngo muzigenga? Yesu arabasubiza ati, ndababwira ukuri koko, umuntu wese ukora icyaha aba ari umugaragu w'icyaha. Burya umugaragu ntahora iteka mu nzu, ahubwo umwana niwe uyihoramo. Umwana nabakura ku bugaragu, icyo gihe muzamubaye abigenga koko. Nzi ko mukomoka kuri Aburahamu, ariko murashaka kunyica kuko ijambo ryanjye mutarizirikana. Ngiye mvuga ibyo nabonye kwa data, namwe mukora ibyo mwumvanye so. Baramusubiza bati, mubyeyi wacu na Aburahamu. Yesu nawe arababwira ati, niba muri abana ba Aburahamu, nimukore ibyo Aburahamu yakoze. Ubu rero murashaka kunyica, jye ubabwira ukuri numvanye Imana. Ibyo Aburahamu ntiyabikoze, mwe murakora ibyo so akora. Baramubwira bati, ntago turi ibibyarirano, dufite data umwe ni Imana. Yesu arababwira ati, yaba Imana yari so mwankunze, kuko nkomoka ku Mana nkaba naraje. Sinaje ku bwanjye, niwe wantumye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Yesu Kristo nakuzwa iwanjye, mu rugo rwanjye, mu mutima wanjye. Ndabaho neza ntacyo nikanga, nkabaho neza mbohotse, mfite amahoro. Amasomo y'uyu munsi afite ingingo remezo igira iti, ukuri kuzabaha kubaho mu bwigenge.
nguko kwikukira kubaho mu kuri nyine. Yezu atugiriye impuhwe nyuma yo kubona ko iyi si yacu twiberaho mu kinyoma, abenshi tubeshya tugakorera muri sisiteme mpanguhe ndetse na sisiteme mpemuke ndamuke, ibinyoma ababyeyi, kwirwanaho mu kinyoma. Yezu nyuma yo kubona ko tubeshya bagenzi bacu bikarangira turi kubeshya Imana, ye bikaza kurangira ariko turi kwibeshya. Yezu arabona ko turi guta igihe, ni umukristo ariko ndi guta igihe, ikinyoma cyangiza imbata. Yezu rero akangirira impuhwe. Yezu arashaka kumbohora uyu munsi, ankure muri prison y'icyaha, bityo mwemere ntacyo nikanga, mbeho ntacyo nikanga. Yezu anganishe ku bwigenge, urumuri nyakuri, ukubohorwa. Ubu nige ngenda nemye, mbeho ntacyo nikanga. Amen. Kubera iki? Ukuri kuzamba kwigenga. Yezu ni wowe nzira, ukuri n'ubugingo, duhe kwigenga by'ukuri. Mu isomo rya mbere kumvise abasore batatu, Shadarake, Meshaki na Abidenego, banze kuryamira ubugi bw'inkota, banze kuramya ibigirwamana by'umwami Nebukadinezari, bakabyanga pe. Uko niko kwigenga no gukomera ku Mana by'ukuri byatumye bahabwa igihano cyo gutwikwa, gushyirwa mu itanura ngo bapfe bashirire. Ariko twumvise uburyo Imana bemeye yabarokoye ntibashya. Dore noneho kwa kuri guca mu ziko ntigushye, uko kuri kwa ba Daniyeli. Bakristo bavandimwe, iri somo ritwigishe byinshi. Iyi si yuzuyemo inkomamashyi nyinshi, yuzuyemo abantu benshi bashaka ko tubakeza, tukabapfukamira, tukabaramya, tukabashimisha, tukabazanira utubindi tw'ubuki, amaturo, za ruswa n'ibindi byose bibi, tukabubaha, tukabashyira icyubahiro, tukabataka, tukabasingiza, tukabaramya. Abandi twitwaje nyine ubwo butoni bw'ikinyoma twagize mu maso y'abanyabubasha bami, turakandagira abandi. Mu maso y'abatware tukagaragara neza, nyamara imbere y'Imana turi ibicibwa. Nyamara abakristo bavandimwe, Imana niyo nkuru. Iri somo ritwigisha ko Imana ariyo nkuru. Ikiruta ibindi ni ukubaha Imana, ni ugukora ibishimisha Imana aho gukora ibishimisha abantu, abatwara, abayobozi, abategetsi. Nyuma abo ngabo baduheba umuriro bakaduhana pe. Twihatire gukurikiza amategeko y'Imana. Ngaba basore batatu tumaze kumva, nibwo tuzigenga. Umumarayika wa Nyagasani akaduhora iruhande, kabone nubwo nyine baduhana. Mu ivanjiri y'uyu munsi Yezu araburira abayahudi ati, nimukomera ku ijambo ryanjye muzamubaha abigishwa banjye by'ukuri, kandi muzamenya ukuri, maze ukuri kubahe kwigenga. Amen. Ako kantu ukuri kubahe kwigenga Yezu aragakunda cyane. Tuzirikana ko kwigenga atari ukuba ikigenge, libertinage, ahubwo kwigenga, la liberté, ni uburyo bwo gukora icyiza, guhitamo icyiza kandi ukagikora. Être libre, c'est choisir le bien et le faire. Nawe ikigenge niba undi wumva ko ntawe uri kumugenzura, akitwara uko ashatse, agakora amafuti, ngo ntawe umuruzi, ngo ntawamuhana, mbese nka femme libre. Kuba femme libre babyeyi, ugakingurira abagabo bose uko byumva, abaturutse mu mihana no mu bihuru byose, inzugi zawe zigahora zirangaye. Femme libre we. Bakristo bavandimwe, ikinyoma, icyaha kiratuzitira, kikatuboha, kikaturoha mu itanura, kikatuboha tukabagaragu b'icyaha, abacakara, tukabagaragu ba shitani, imbata za sekibi. Ubwo se tuba tukigenga koko kandi twabacaka n'imbata za shitani? Ibyaha biraducakaza tukabibyigenge koko, ibyihare bya shitani. Ese njyewe umukristo nta kigirwamana mfite cyatumye niyishyikira mu ishuri ry'ibyigenge, ibyigomeke, kwigomeka ku Mana, kwigumura ku Mana, aho kwinjira mu ishuri rya Kristo, ishuri ringira libre, nkigenga, ngakora Kristo kandi nkamukurikiza. Être libre, c'est être discipliné. Ndifuza kugaruka kuri ijambo discipline, abenshi dukunze gufata gusa mu buryo bumwe, nko kugira ikinyabupfura. Umuntu ufite ikinyabupfura, umuntu witwara neza, naho utitwara neza akaba ari indiscipliné, umunyamakosa. Aha nabyo ntibiri kure y'icyo gisobanuro. Ijambo discipline biva kuri rindi jambo ry'ikilatini disciplina, biva nanone kuri rindi jambo nanone ry'ikilatini discipulus, bivuga élève, disciple, umwigishwa. Iryo jambo discipulus naryo riva nanone ku nshinga y'ikilatini discere, bivuga apprendre, kwemera, kwigishwa. Rero mukristo muvandimwe, aho ushaka kugana, iyo ushaka kwigenga, ni ukujya nyine muri iri shuri rya Kristo, ugakurikira kandi ugakurikiza Kristo. Être disciple di Christ, discipulus Christi, umwigisha wa Kristo nyine, umukurikira kandi ukamukurikiza. Aha niho mba nigenga, kuko nyine mba ndi mu biganza bya Kristo. Kwigenga by'ukuri ni uko umwigisha wa Kristo. Iyo ntari mu ishuri rya Kristo mpinduka indiscipliné,
bikaza kurangira ndi kugengwa n'ibindi binyabubasha, abanyamaboko ba sekibi, abancakaza, abantsikamira, uburetwa ababyeyi, bityo nkabaho mu kinyoma n'icyaha. Umubeshyi. Umuhanga ati, muvandimwe mu Kristo, uramutse ucitse ku ngeso yo kubeshya wakira ibyaha byinshi. Kandi nibyo koko, abenshi ari ubwo twibera mu kinyoma tukica abandi, natwe bikaza kurangira twiyishe nyine. Bamwe icyaha cyo kubeshya bakaba barakigize ubuzima, bikarangira bari no kugikerensa, bakabeshya bigahinduka ubuzima. Ariko mu mwanya ngiye gusoreza ku ishuri rya morale ryo kumenya gutandukanya icyaha cy'ububeshyi n'urwenya. Ariko zirikana rya tegeko ryo gukora icyaha ko ari ibintu bibiri, l'intelligence et la volonté. Umuntu akora icyaha abizi kandi nyine abishaka. Habaho rero uburyo butatu bwo kubeshya, ndabuvuga mu gifaransa, les trois formes de mensonge. Uburyo bwa mbere, c'est le mensonge officiel. On l'utilise pour ne pas faire de peine, pour ne pas choquer, pour protéger. Kugira ngo urengere. Ukaba wabeshya ugambiye nko kurengera umuntu, kumurokora. Urugero, umuntu baje bamuhiga, ubona ko baje bafite inkota, ibibando, amacumu, amahiri, no kwa muntu akaza akagira gutya akihisha mu nzu iwawe. Abafite amahiri bagakubwira bati, ndi waturangira aho iki gisambo kinyuze, ubundi ngo tugihane tucyumvishe, ubundi tukice. Aha, mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'umuntu, ushobora kubeshya uti, nguriya ari kurenga ageze kuremba, ahubwo nimwe rucya atabacika, kandi urabizi neza ko yihishe iwawe. Aha, iki kinyoma bateye, kandi bo bari bagiye gutera icumu, kigiye kurengera cya gisambo, wenda wasanga kizisubiraho, ukabura kirokoye gutyo. Kuko twese ku isi nyine turi abanyabyaha, kandi dukeneye kwisubiraho. Kandi burya Imana ijya ku ruhande rw'umunyabyaha, itagambiriye kugira ngo akomeze yivugute mu kibi, yisanzure, ahubwo zampuye zayo kugira ngo bimugarure nyine mu nzira nziza. Natwe tuba turi ibisambo quelquefois, ariko Imana ibigira ngo idukize, tubeho, twigenge nyine, tuve mu busambo. Na buryo bwa kabiri, mensonge joyeux. Urumva nyine ko ari nk'ibyishimo, qui sera utilisé pour faire rire, no gusetsa. Ukinjira nko mu rugo rw'abantu, umugabo n'umugore, ugasanga uburakari barakaye, amazuru bayabangiye ingata, nk'umunwa n'amazuru byafatanye, nta n'umwe uri kuvuga rumwe n'undi. Nuko ukabwira uti, muze murebe uburyo ingurube yanyu mumaze guha ubwatsi iri guseka. Nuko batekereza uburyo koko byabavunnye bari kwahira, bari gushaka ibiryo by'iyo ngurube, none ngo iri guseka. Nuko wa mugore na wa mugabo nabo bakaba basohoka bari guseka, bagiye kureba igitwenge cya ya ngurube yabo. Wagiye se ngo bazavayo batishimye, bishimiye ibondo rya ya ngurube yabo, bishimiye cya gikorwa bakoze. Kuri iyo foto y'ingurube iri guseka mubyeyi, gutya bavuye mu byari bibarakaje, ibyo bari barangariyemo bibi, nuko barangamiye ikindi kintu gishobora gutuma baruhuka mu mutwe, bakaruhukira ngo yasekibi y'uburakari. Ingurube iri guseka ababyeyi. Naho uburyo bwa gatatu ni mensonge pernicieux, pour corrompre, pour faire du mal, pour escroquer. Ubu nubwo escro nyine, kubeshya ugambiriye kwiba, ugambiriye gusambanya, ugambiriye kuroga, ugambiriye kwica, ugambiriye kugira abandi nabi, ugambiriye kwirengera no kwirenganura mu kibi, kandi ugambiriye guhishira ibyawe bibi. Uko kuroga nyine, mbese ubizi kandi ubishaka wabigambiriye. Ukababeshya abantu ati, ni mu ntora mukandura kubabikira amafaranga, nzahita buri wese mubakira inzu y'agatangaza. Nuko bakagutora, bikaza kurangira rwa rufaranga urwibitseho uhunze, ugacika. Ukababeshya abandi uti, ukamuhamagara kuri telefone uti, yewe mama wawe yakoze agisida ku buryo bukomeye cyane, ari mu bitaro ararembye, yewe ntari kubasha no kuvuga, none rero umwoherereza amafaranga mbashe kumuvuza. Ubundi nawe ukamushyira ngo $100 100 kuri telefone, ukamugirira impuhwe, ukamusukiraho utwo $100 nyine, bikaza kurangira nyine akubeshye. Uwo nyine yari umutekamutwe. Ariko amaherezo y'ikinyoma nyine, urabeshya ukabeshya, bikaza kurangira ntawe wibeshye, upfuye, ugapfira ku ngoyi ya sekibi, ugapfa udakize, ugapfa uri umukene. Nta muntu ubeshya ukira burya, uzabicunge. Ahora nyine muri uwo mwuga wo kubeshya ubutekamutwe. Kuri ifoto y'umubyeyi ubeshya, ya mwarimu ubeshya, ya muganga ubeshya, y'umunyabwenge uri kubeshya, urebe ukuntu bisekeje. Mukristo umuvandimwe, ujye umenya ko uziritse, uboshywe niba ukiri mu kubeshya nyine. Niba utaraceka kubeshyi uraboshywe. Reka nsoreze ku mukoro, devoir à domicile, buri wese aza gukorera mu rugo nyine. Nyuma yo kunyura mu ishuri ry'ababeshyi, nizere ko ntawe arisigayemo ngo abe yasibiramo, kuko kwari ukugira ngo urebe uburyo babayeho mu kaga, bari ku ngoyi,
babayeho nabi, umubeshyi ubaho nabi nyine, uburyo baboshywe badadiye aho kuzimu nyine, babohewe nyine muri iyo prison. Kandi turabizi nta muntu muzima wakwifuza kuguma muri prison, wakwifuza gufungwa, nivugiraga prison y'icyaha. Nawe uze gukora uwo mwitozo wiha igisubizo aho nyine mu rugo aho uza kuburi, aho wakwerekeza ubwoko bw'iki kinyoma tugiye kuvuga, bitwereka uburyo abantu benshi muri iki gihe turiho mu kinyoma pe, kandi tugakomeza kukivurugutamo tugakigundira, yewe bikaza guhinduka nk'ubuzima bwacu bwa buri munsi. None se bizahinduke ngo ukuri ngo ni ikinyoma abenshi bemeje? Wasanga aribyo twiberamo. Mwitozo ngiye kubaha ni inkuru acirikanye ku mbuga nkoranyambaga muri iyi minsi. Kuki rero uwo mwitozo ngo umwana yaherutse kuvuga ati ngo nanditse ijambo ripu ku ifoto ya perezida wa repubulika, nuko nyishyira ku mbuga ndayipostinga, nimpina amagambo z'amagambo 3 y'ikilatini requiescat in pace. Babikoresha nyine umuntu wapfuye, nanjye kuvuga mwifuriza urugendo rwiza, ati aruhukire mu mahoro ripu. Nuko wa mwana ati mu masaha make maze gupostinga ako kantu ka ripu, abasirikare ngiye kubona mbona baraje baramfashe, bambaza icyo iryo jambo ripu risobanura. Nuko ndasubiza nti ripu bisobanura reste infiniment au pouvoir, nyaguhora ku ngoma ubuziraherezo. Perezida aragahora ku ngoma nyine ubuziraherezo, ntugapfe ingoma ya perezida ntizashire. Nyimara kuvuga ntyo maze kubasobanura ripu cyari cyo, bahise bampa promotion bangira ministeri ikoranabuhanga nyine muri icyo gihugu. Babyeyi mbega ministeri baraha, mbega igihugu kiriho mu kinyoma, kiyoborwa n'abanyabinyoma gusa. Kuri iyo foto ya Danieli araba ministeri w'uyu mwami Nebukadinezari. Aha ngiyo devoir à domicile. Bakristo bavandimwe, nituba abanyakuri, dukurikire kandi dukurikize Kristo, nibwo tuzabaho mu bwisanzure, tukagenda twemye ntacyo twikanga. Yezu nanyu mpe kuba umunyakuri buri munsi mvuge ukuri, buri munsi nkoreshe ukuri, buri munsi mbeho mu kuri. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu. Nacho nigeze mbura, sinakwitandukanya nawe. Nacho nigeze mbura, sinzi